Nshuti bakunzi bacu tubashimiye ko mudukurikira, ndabasuhuje. Iyi ni Cano mu Rwanashyaka Siriyake, tubashimiye ko mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Twese tugira amatsiko yo kumenya ibizaza mu gihe kiri imbere. Mu nsengero aho abantu benshi basengera usanga harimo abantu bitwa ko ari abahanuzi. Bene abo bantu barakundwa ndetse ugasanga benshi bifuza ko basengana nabo kugira ngo nibagirirwa ubuntu n'Imana ibahishurire ibizababaho mu gihe kizaza. Mu Rwanda rwo hambere, mbere y'umwaduko w'amadini n'ubukoroni, n'ubundi abanyarwanda bajyaga bajya ku bwinshi ku mupfumu kugira ngo bahanuze abamenyere ibizababaho cyangwa se n'ibyenda kubabaho ndetse n'ibiba ari na bibi abashakire n'intsinzi yabyo. Bajyaga ku mupfumu bajyanyeho n'amaturo atagira ingano. Uyu munsi wa none umubare w'abajya kuraguza ushobora kuba waragabanutse kuko benshi bahinduye imyemerere n'imyizerere, kandi ubukoroni bwababwiye yuko kujya mu bapfumu ari ukujya gukorerwaho imihango ya gipagani, bityo umubare w'ababagana ugenda ugabanuka. Umupfumu ni ijambo riva ku nshinga gupfumura, bityo niko murazina nshinga rivuga gupfumura, bivuze kurobora ikintu ukagihinguranya ukareba ibintu biri hirya yacyo. Rero bivuze ko umupfumu yakabukiraga inzuzi ku mpinga ye, nuko akitegereza ibyerekezo byazo aho zagiye zigwa mu byerekezo bitandukanye, akabasha kubona ubusobanuro bw'ibizakubaho. Aha ariko ni ku bapfumu baraguzaga inzuzi, kuko abapfumu bakoreshaga uburyo bwinshi mu gupfumura. Hari abapfumu bakoreshaga inzuzi, hari abakoreshaga ifuro, ndetse hari n'abaraguzaga umutwe, n'abandi bakoreshaga ibindi bintu bitandukanye. Muri Bibiliya havugwamo abantu bari abahanuzi bahanuye ibintu bigiye bitandukanye, kandi byemezwa ko bimwe byasohoye, ibindi biracyategerejwe. Mu mateka y'isi naho bene aba bantu bafite ijisho ribasha kureba rigahinguranya ibihe n'ibindi bagiye babaho. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe bumwe mu buhanuzi bwahanuwe n'abapfumu bagiye batandukanye, cyangwa se abahanuzi batandukanye nk'uko ubu babita. Turareba Umufaransa wabayeho mu myaka 500 ishize, akaba yaritwaga Nostradamus, wanditse igitabo Les Prophéties. Turareba ibyo yavuze bishobora kuzabaho muri uyu mwaka wa 2024. Yewe hari n'ibyo yahuriyeho n'Umwongereza witwa Craig Hamilton Parker, nawe turareba ibyo yahanuye bizabaho muri uyu mwaka wa 2024. Iyi ni Cano mu Rwanashyaka Siriyake, mbahaye ikaze. Mu myaka hafi 500 ishize, Michel de Nostradame uzwi ku izina rya Nostradamus yasohoye igitabo cye kizwi cyane cyitwa Les Prophéties. Gikubiyemo ubuhanuzi 942 bigaragara ko buhanura ejo hazaza. Igitabo cyahanuye ibintu biteye ubwoba ku ntambara ya kabiri y'isi yose, kuzamuka kwa Hitler ku butegetsi, ndetse na revolution y'Abafaransa. Kandi byinshi muri ibyo yahanuye byabaye impamo ku kigero cya 70% kugeza ubu nk'uko tubikesha Wion News. Umuhanga mu kuragurisha inyenyeri w'Umufaransa ari uvugwaho ko yahanuye iyicwa rya John F. Kennedy, perezida wabayeho wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse agahanura n'ibitero by'iterabwoba byabaye ku itariki ya 9 z'ukwa 11 bikibasira inyubako y'umuturirwa World Trade Center in New York. Nostradamus avugwaho guhanura kandi icyorezo cya coronavirus. Uyu muhanga akaba umupfumu kabombo Nostradamus yahanuraga yifashishije kwitegereza ikirere, akareba inyenyeri, akabasha kumenya ibizaba mu bihe bizaza. Mbese ameze nka ba bahanga bavugwa muri Bibiliya ngo bitegereje inyenyeri bakabona inyenyeri idasanzwe ifite igisobanuro cy'uko umukiza yavutse cyangwa umwami w'abami, maze bakaza kumuramya. Dore rero bimwe mu byo Nostradamus yahanuye bishobora kuzabaho muri uyu mwaka wa 2024. Kimwe mu byo yahanuye bwa mbere kizaba muri uyu mwaka wa 2024, niba ahubwo kitaranatangiye gusohora, dore ko tugeze mu kwezi kwa 5 mu mpera zako, ni intambara ikomeye. Nk'uko Nostradamus abivuga, yaravuze ati mu mezi 7 mu ntambara ikomeye abantu bapfuye bazize ikibi. Yavuze ko hazaba intambara ikomeye. Ibi byahanuwe mu gihe amakimbirane akomeje kuba hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Aya makimbirane ashobora kuzavamo intambara ya 3 y'isi yose. Mu buhanuzi buteye ubwoba avuga ko umujyi wa Rouen wo mu Bufaransa bigaragara ko uzarokoka aya makimbirane cyangwa se iyi ntambara ikomeye.
Icya kabiri yahanuye kizabaho muri uyu mwaka ni ubushyuhe bukabije ku isi. Nostradamus yahanuye ko ubushyuhe buzagenda bwiyongera. Ikindi Nostradamus yahanuye ni imyivumbagatanyo y'abaturage, ngo hamwe n'ibibazo byo kwiyongera gukabije kw'igiciro cy'imibereho n'ubushyuhe bukabije ku isi, imvururu z'abaturage zishobora kugeza ku rwego rwo hejuru mu mwaka wa 2024. Nostradamus yaravuze ati bitinde bitebuke uzabona impinduka nini zikorwa, amahano ateye ubwoba ndetse no kwihorera. Yanditse kandi ati impanda ihinda umushyitsi mwinshi, amasezerano yarenzweho, kwerekeza amaso mu ijuru, umurwa w'amaraso uzogana n'amaraso, mu maso hasigazwa amavuta n'ubuki haryamye hasi. Birumvikana ko yari imvugo ya gihanuzi. Ubuhanuzi bwerekana ko kwigomeka ku bakire bishobora kubaho mu gihe abantu bazaba bahanganye n'ubukungu bwifashe nabi. Ikindi yahanuye ni uko muri uyu mwaka wa 2024 hazabaho papa mushya. Ubuhanuzi bwa Nostradamus mu bizaranga umwaka wa 2024 bukomoza ku kuza kwa papa mushya uzasimbura Francis. Yahanuye ko Papa Francis azaba papa wa nyuma w'ukuri, kandi ko papa utaha azatera ibibazo. Uyu Mufaransa yaranditse ati mu itotezwa rya nyuma ry'itorero ryera ry'Abaroma hazaba Petero w'Umuroma, azagaburira umukumbi we mu gihe cy'amakuba menshi. Nyuma yaho umujyi w'udusozi turindwi ari wo Vatikani uzarimburwa, kandi umucamanza uteye ubwoba azacira abantu imanza. Ikindi yahanuye Nostradamus yahanuye ko umuriro uzava mu ijuru, ko bivuze ko ari gahunda nshya y'isi, New World Order, azamuka iva mu ivu rya civilization. Abayoboke ba Nostradamus bemeza ko ibyo bishobora kuvuga iherezo ry'ibihe cyangwa se itangiriro rya gahunda nshya y'isi. Ikindi Nostradamus yahanuye ni ukugera kuri Mars. Nostradamus yavuze ko urumuri ruzagera kuri Mars izabigwa. Mu gitabo cye cy'ubuhanuzi, ibi ngo bishatse gusobanura ko umubumbe ugenda usubira inyuma mu ijuru kubera icyo bita retrograde motion. Ku rundi ruhande ngo bishobora kuganisha ku mbaraga z'ikiremwamuntu zo gutura kuri uyu mubumbe wa Mars. Elon Musk washinze ikigo SpaceX akaba na nyiri urubuga rwa Twitter, kuva kera yahanuye ko abantu bazagera kuri Mars bitarenze umwaka wa 2029. Ubundi buhanuzi bwa Nostradamus muri uyu mwaka ni ibibazo by'ubukungu. Ngo nyuma y'icyorezo cya COVID-19 n'intambara iriho muri Ukraine, isi ifite ikibazo cy'ubukungu, aho ibihugu byinshi kuri ubu biri mu mazi abira. Mu gitabo cye uyu muhanuzi w'Umufaransa Nostradamus yahanuye ko igiciro cy'ingano kizazamuka cyane ku buryo bizageraho umuntu azarya mugenzi we. Ubuhanuzi bwerekana ko ihungabana ry'ubukungu rishobora gutera kwiheba no kutumvikana bitewe n'izamuka ry'igiciro cy'imibereho. Si Nostradamus gusa, ahubwo hari n'undi mupfumu kabuhariwe wo mu Bwongereza wahanuye ubundi buhanuzi bw'ibintu ngo bizabaho vuba muri uyu mwaka wa 2024. Uwo mupfumu yitwa Craig Hamilton Parker. Craig Hamilton bahimbye izina rya Nostradamus mushya, avuga ko ashobora kureba mu nzagihe, ndetse ngo we n'umugore we bakora nk'abahuza hagati y'abantu n'imbaraga zitagaragara. Uyu mugabo yahanuye icyorezo cya COVID-19 ndetse na gahunda ya Brexit, gutorwa kwa Donald Trump nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'itanga ry'umwamikazi Elizabeth, kandi byose byarabaye. Uwo mupfumu w'imyaka 69 yatangiye gukorana n'imbaraga zitagaragara akiri mu myaka 20. Yabyigiye ku bahanga mu birebana n'inyenyeri Nadi astrologists ubwo yagiraga uruzinduko mu Buhinde. Aganira n'ikinyamakuru Metro, Craig yatangiye avuga ku matora rusange ari hafi kuba mu Bwongereza. Avuga ko Rishi Sunak atazongera gutorerwa kuba minisitiri w'intebe mu mwaka wa 2024, ahubwo ngo amahirwe menshi afitwe na Suella Braverman uzagaruka ku buyobozi kandi agakemura bimwe mu bibazo Ubwongereza buzahura nabyo mu mwaka wa 2024. Inzuzi yateye ku rundi ruhande, Craig
avuga ko zamweretse ko amatora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azarangwa n'udushya twinshi muri politike kugeza ku munsi wa nyuma, ndetse ngo Donald Trump azatsinda amatora ariko agira ibibazo by'uburwayi, nubwo ngo ibyo bibazo bitazamubuza guhatana. Trump ngo azagira visi perezida w'umwiraburakazi ushobora kuzaba uwitwa Karleke. Hanyuma ngo Joe Biden azakurwa ku butegetsi asohorwe mu biro amatora atararangira, asimburwe na visi perezida Kamala Harris by'igihe gito. Hagati aho kandi ubuhanuzi bwa Craig burimo n'impfu z'abantu bakomeye barimo perezida Putin ndetse n'umushumba wa Kiliziya Gatolika. Craig yagize ati, ndiyumvamo ko Papa azatabaruka muri 2024 agahita asimburwa kuko neretswe umwotsi w'umweru uzamuka uva i Vatikani, kandi ibyo bizaba hagati mu Gushyingo mu mwaka wa 2024. Muri uyu mwaka kandi intambara yo muri Ukraine izakomeza kuba urugamba rukomeye. Yaragize ati, ndaniyumvamo ko Putin azarutakarizamo ubuzima ari nabyo bizarangiza intambara burundu. Craig Hamilton Parker yaneretswe ko umuhanzikazi Taylor Swift azatwita inyuma y'igitaramo cya rutura yise Eras World Tour kizaba mu mwaka wa 2024, kandi ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazaba imitingito ikomeye izibasira igice cy'uburengerazuba, by'umwihariko hakazaba imitingito ibiri izaba ikurikirana. Ubuhanuzi bwa Craig Hamilton Parker yabushyize ku rubuga rwe rwa murandasi ari rwo www.psychics.co.uk ndetse abushyira no kuri shene ye ya YouTube. Nshuti mwari mukurikiye Cano mu Rwanashyaka Siriyake, mbashimiye ko mwadukurikiye. Turebeye hamwe ubuhanuzi bwa Nostradamus bushobora kuba bwenda kubaho cyangwa bumwe bwaranatangiye kubaho muri uyu mwaka wa 2024, ndetse tubonye n'ubuhanuzi bw'umwongereza witwa Craig Hamilton Parker avuga kuri uyu mwaka wa 2024 n'ibizawubamo.